narababwiye ngo ahangaha rero tuvuga kuri film, tuvuga n'abantu bakunda film, kandi nimba uzi kuri umukunzi wa filime jya muri comment utubwire ngo filime ni ibintu byanjye. Reka nkubwire rero ngo uyu munsi tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye agaruka kuri filime Inzira y'umusaraba, turebera hamwe ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muba mwagiye mutanga, dore ko iyi filime ari yanyu. Ikintu kimwe nababwira nuko iyi filime inyura kuri YouTube channel imwe, nta yindi ni Big Family TV. Uzayibwirwa nuko ifite abasubscribers benshi, abasubscribers barenga 180, kandi kabisa nimukajye mwibeshya ngo mujye ku yandi macano muzi ngo ni Inzira y'umusaraba mugiye kureba. Reka rero nze turebere hamwe byinshi cyane bigiye bitandukanye, nkubwira ngo ngiyewe tugiye kubana banyita the reader, the real talker. Ngiyewe bigeze kuri filime mitamvuga ni ahangaha niho hana hanjye. Yes, kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'umusaraba episode ya 75 ndetse na 76. Ubushize twabirebeye hamwe, turebera kuri 74 ndetse na 75, ariko tugiye kubigarukaho kugira ngo bidufashe neza. Mubwira ngo andika muri comment aho uri hose nimba nawe uri umukunzi w'iyi filime, kandi nyamuneka abantu muri kugenda mukavuga ngo filime Inzira y'umusaraba yarabishye, please ishobora kubitara kuryoheye ku ruhande rumwe, ariko team ngari tunayishimire cyane. Team ikora filime Inzira y'umusaraba irumva ibitekerezo byanyu kandi iri tayari kuba yaza ikabakorera ibintu mushaka. Uyu munsi rero reka tugende tumanukane n'ingingo z'ingenzi turi buze kugarukaho kuri iyi filime. Mbere na mbere turaza kurebera ku bitekerezo byanyu. Ahangaha ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo kuri filime Inzira y'umusaraba kugira ngo mu by'ukuri habanze harebwe n'iki gishobora kuba cyakorwa, n'iki gishobora kuza cyakongerwamo kugira ngo filime Inzira y'umusaraba iryohe. Ikindi turi buze kurebera hamwe, turaza kureba ese witegereje neza igihe gishize uwo bita iribagiza ategereje ko Cyusa yamumenya nawe akaba nk'undi mwana agahabwa urukundo, ubona igihe kigeze kugira ngo Cyusa kuko asobanukirwe iribagiza wa nyawe, cyangwa nawe uri muri babandi. Ibyo byose rero turaza kubigarukaho, tubirebe tubisesengure, turebe n'igihe cyose gishize ibikorwa bita iribagiza yaba yarakoze. Ikindi kandi turaza kugaruka ku byifuzo byanyu bigiye bitandukanye. Dore nagiye mbona hari benshi bagiye bagaruka ku kuvuga ngo filime ifite iminota mikeya. Ese nawe niko bimeze? Hari abandi baza bagatanga ibitekerezo bakavuga yuko filime yabishye, irimo irazamo ibintu byinshi cyane bitari ngombwa, ariko iyo umuyoboro wa YouTube channel niho turi buze kubirebera hamwe tukareba n'icyakorwa. Guys, mbabwira ngo iyi channel Inzozi Films ntabwo ducishaho filime Inzira y'umusaraba, no. Inzozi Films tugaruka ku makuru ajyanye na filime, ariko tukibanda kuri filime bita Inzira y'umusaraba kubera ko ni filime ubu ngubu iyoboye umurwa. Ubwafata ku mavuta avuga ati ni ngengagi nkuru iyoboye umurwa. Reka mbabwire rero yuko iyi filime Inzira y'umusaraba ari imwe muri filime zakuriye amarangamutima y'abantu benshi, kandi biragenda bitungura benshi. Vuga ati ni gute filime nk'iyi zigafatisha, ariko bura biba ari ibanga, biba ari n'akandi kantu kadasanzwe nyine nyiri gutegura filime aba yarashyizemo, kuko ngira ngo ubu ngubu filime irimira ku biti ibihumbi birenga 250 ku munsi. Iyo ni great achievement, ni achievement ikomeye cyane. Rero ibyo byose nibyo turi buze turebera hamwe, kandi dukeneye ibitekerezo byanyu. Ibyifuzo byo turacyabyakira, kandi turagira ngo tubabwire ko tutabafite nta hantu na hamwe twaba duhagaze. It's almost ni ikintu cyiza cyane kubona ufite abantu bakuri iruhande kabisa babiteguye kumva ikintu uri bubabwire. Ahangaha tuvuga film, ahangaha tuvuga kuri film, ntabwo uzigera utwumva n'ikindi kintu, kuko twebwe filime itoba mu maraso. Tudatinze rero reka tugende tugaruka ku makuru agiye atandukanye, ariko nifitiye utubazo tw'ingenzi nka dutatu. Wowe iyo witegereje neza filime Inzira y'umusaraba
ubona ari abahe bakinnyi bakunezeza. I'm telling you, abahe bakinnyi bakunezeza bakina ukavuga ati ino filime babuzemo ntabwo twaza kuyireba. Ikindi reka tuze tuvuge ku bijyanye na team, ubona ko ari abantu bahuje imbaraga, ahubwo turaza no kubirebera hamwe icyo bazadukorera nk'abafana b'iyi filime Inzira y'umusaraba kugira ngo tumenye neza ese niki cyakorwa kugira ngo filime Inzira y'umusaraba igende neza. Izo rero zari incamake, reka nkubwire ngo muri show yacu tugomba kuba dufitemo n'agace ko kuba twakankuraje abandi bantu, kubera ko nta hantu hakomeye turagera nubwo dufite 25,000 by'abasubscribers, ariko duracyafite byinshi dushaka kugeraho. Ariko nawe uziko ukeneye kuba nawe waba YouTuber, nawe waza ukagira ahantu uri buvugire nk'ibi ngibi, nawe ugakora ubusesenguzi, nakubwira ngo wamamagara kuri 0784560627 cyangwa ukananyandikira kuri WhatsApp, dore ko byose byaroroshye. Unabibashije uri mu social media, wajya kuri TikTok ukanyandikira ni Inzozi Films, kuri Instagram ni Inzozi Films, ndetse n'ahandi hose. Reka rero uyu munsi tugaruke n'amakuru menshi cyane tunasesengura filime yacu. Mbere na mbere ariko turabanza duhere ku bitekerezo byanyu. Ngira ngo nimba uzi ko waba waranditse comment kuri post any type yose of the post I posted to my YouTube channel, reka nkubwire ngo ubu ngubu nicyo gihe kugira ngo wumve izina ryawe. Tuzatugiramo igice tuza tugasoma ama comment mwagiye mutanga kuri post tuzaba twatanze bitewe na episode uko yaje, mutubwira episode ukuntu mwayibonye kugira ngo nabo bizaborohere bakore iyindi episode irimo ibyifuzo byanyu. Ubu rero reka duhere ku bitekerezo byanyu bitewe nuko mwabonye filme, kuko hari abantu benshi bareba filme bakanitsizwa no kuba batera comment bagaragaza ibitekerezo byabo, kandi abo bantu baba ari ingenzi cyane mu buzima kabisa. Kuri ubu rero tugiye guhera kuri comment mu maziminsi mu muratera, ni kuri post duheruka gushyiraho kuri YouTube tuvuga ngo ni iki mwifuza ko cyakorwa kuri filime Inzira y'umusaraba, kandi ni mutubaza ibibazo byose mushaka turabasubiza. Uwitwa Nitabale Tosos yaranditse ati ndabakunda cyane, n'umurundi yanditse ngo ndabakunda cyane kandi vyihariye, icyo nifuza nuko iribageza na cyusa babana kandi bagakundana vyanyabyo. Uwo na undi yitwa Nitabale Totos, reka natwe tukubwire ko tugukunda cyane kandi umusanzu wawe ni ikintu gikomeye kuri filime Inzira y'umusaraba. We icyo yifuza nuko iribagiza na cyusa babana. Yes, ko mbona abantu benshi barimo barakaye cyane, abafana barakaye kabisa, barimo barashaka yuko uwo bita cyusa yakikundana n'uwo bitiribagiza. Okay, undi nawe yaje aravuga ati nifuza cyusa ko yamenya iribagiza wa nyawe, bakamarade bakabona umuti mbese ikarangira. Really? Uwo na undi yitwa Ishimwe Beoline we icyo yifuza nuko bakamarade aribo babona umuti aho kugira ngo Rugema awubone mbere yabo. Ikindi akifuza yuko cyusa yamenya iribagiza wanya. That's great. Okay, reka tugumanukane n'ubundi butumwa uwo bita Ange Umuhoza yanditse ati turifuza kubona cyusa ari kumwe na cyusa. Ngira ngo ino message handitse nabi ariko it's alright. Ibyo ni ibintu bibaho cyane mu buzima ko wakandika message kandi ukayandika mu buryo wibeshye. Uwo bita Dr. Mwamuningi Cyuma Faustin, izina rirahangaha, yaranditse ati muzongere iminota iyi filime mwayihaye mikeya pe. Uwo ngo nawe ni uko byumva, reka tugushimire ku bw'igitekerezo cyawe uba waraduhaye. Uwo bita Mari Twagira Yezu yabanje udutima twinshi cyane
aravuga ati sister wacyuse warakoze kuhagera tugiye kubaseka koko. Ese iyi message kabisa iragaragaza yuko yishimiye kubona ubita sister wacyuse una wundi bamwita Sylve agaruka akazaje kuvuganya uwo bita iribagiza undi witwa Ntahiraja Jean Chris yaranditse ati turabakunda cyane, ashyiraho n'akantu k'umutima bigaragaza ko adukunda. Make Bokeke 5M nawe yaranditse ati cyusa komerezaho ngaho va mu rujijo wawe nuwo iribagiza. Abantu benshi barimo baragaruka kukuba uwo bita cyusa yabanza akamenya uwo bita iribagiza. Ngira ngo n'abashutingira filime, ngira ngo na director mukuru turagira ngo tubasabe kino kintu kabisa yabarenga 20 barimo baraza bavuga bati dushaka ikintu cyiza, ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira guys, nimba uzi kunkurikira ukunda ibintu bya film nawe amahirwe yakugeraho, kandi buriya ntuzigere uvuga ngo nzaba mbikora. Nimba urimo wa mbere just ukabona amahirwe y'ukuntu wagera kuri film, ndakugira inama yuko wagenda ugatangira ugahera hasi gake kubera ko ibyo uvuga ngo uzabikora ubutaha kiragiye kizagusaba n'ubundi gihe byagutwara kugira ngo uzatere imbere usange biravunanye cyane. Hagarashaka kubabwira yuko buriya iyo director yafashe umwanya akandika film, nuko hari ikintu abashaka kugaragaza, nubwo bidakuraho yuko ashobora kuza kumva ibitekerezo byanyu and mukamugira inama ku byo yabakorera, kuko muba muri abagenerwa bikorwa, ariko ntabwo biba ari ngombwa yuko yagendera ku bitekerezo byanyu 100%. Ariko icyo twabasaba ngira ngo baba barimo barumva n'iyi message, niyo mpamvu ni YouTube channel hari turaza tukavuga kuri film Inzira y'umusaraba tugakusanyiriza hamwe ibitekerezo ahantu uri hose. Cyo nagusaba tera comment, ukore like, ubundi uhituza inbox nyandikira umbwiye uti hey the reader umeze ute the reader. Uwo bita Angelique Mukamana yaranditse ngo turashaka iribagiza ko abana na Cyusa Kamarade na Emile baratinze twarambiwe kandi turabakunda. Uyu we yamaze kurambirwa nuko Kamarade na Emile batinze, ariko arongera ati ndabakunda. Ibintu byiza cyane buragushimira, ni byiza mu buzima. Uwo bita Nyirahakizimana Jeannette yaranditse ati turabakunda cyane, natwe reka tukubwire ngo turagukunda. Uwo bita Nyirahakizimana Jeannette. Uwo bita Dusabiyezu Marie Great yanze ndifuza ko urugendo rwa Kamarade na Emile urangira, ikindi Cyusa akamenya ukuri, ndabakunda cyane, ashyiraho udutima ndetse n'akantu ka like. Yes, dukomeze n'ubundi butumwa. Undi yaranditse ati ndayikorera Marceline, gusa ndifuza ko Cyusa yamenya ukuri pe, ubukwe bukaba bwa Cyusa na iribagiza, gusa ndabakunda cyane. Vyakomeye. Wowe n'indi comment yateye, turifuza ko iribagiza yabona umuti akibuka, hanyuma abanyabyaha bagahanya Cyusa nawe amenye ukuri pe. Undi araza akandika ati mujye musohora ibice byinshi. Icyo ni ikifuzo cyongera ngo ba chef Kamarade, ba chef benshi cyane muri team ngari y'ira film Inzira y'umusaraba tunabwiye ngo salute, mujye munyuza amaso mu bitekerezo by'abakiriya kugira ngo mukore ibintu byiza, kandi tubashimira yuko mufata umwanya mukabikoraho. Wowe ntabwo iyi film ari yawe, ahubwo bizagokoraho. Iyi comment ngira ngo ni indi y'aba negativist, kandi twebwe ntabwo dukwana n'aba negativist. You guys, reka ngaruke mvuge kuri kano kantu kubera ko no muntu abanyibukije ahantu ahangaho turi gukora ikiganiro tubabwira yuko atari Inzira y'umusaraba. That's the first. Ikindi cya kabiri, channel Big Family TV niyo original nicisha film Inzira y'umusaraba, ntabwo hano dushyiraho film Inzira y'umusaraba, cyane ko dushobora no kuba twanayishutinga kubera ko izina Inzira y'umusaraba ni filime ngari, ni izina rigari, ntabwo warikoresha no mu binda aho bibyiza ariko bitari bibi. Reka rero mugarukeho kari nkubwire ngo ndagushimiye cyane kubw'umwanya no kuba wanyanditse iyi comment. Imana ikugirire neza. Reka rero
dukomeze. Undi yaraje arandika yitwa Ayingamiye Earth, ndabakunda cyane bakurikirana buri munsi, ariko cyusa nareke kwijijisha akunde iribagiza wa nyawe bajye mu rukundo bizanezeza. Undi yaraza arandika ati turifuza ko muzatwereka iribagiza yakoze ubukwe na cyusa. Wow. Undi yaraje arandika ati byaba byiza papa Isimbi atabonye uriya muti akaba ari Emile na kamarade bawuzana iribagiza akongera kwibuka, turabakunda cyane. Reka rero nongere ngaruke mbabwire yuko ahangaha ntabwo ibitekerezo byose twabisoma ngo tuzabivemo. Post nashyizeho ifite like about 1700, comment zirenga 100, so ngira ngo twagerageje kugenda dusoma comment zanyu bitaho tuzakomerezaho. Nimba uzi yuko ushaka ko nzasoma comment yawe nkavuga ngo witwa gute, nyandikira muri comment. Kandi ikindi nimba ushaka gukina filme, ushaka kuba wamenya ubujyanama ku bintu by'ama YouTube channel, ngiye nagufasha for free. Cyangwa gukina filme ntabwo ngiyewe mfite ibintu bya danger, ariko nanakugeza kuri kamera ukatinyuka, wallahi nakugeza kuri kamera ugatinyuka. Rero reka nkubwire ngo wowe warakoze cyane kuba wagarutse kuri ibi byifuzo byanyu, tugiye kugaruka tubisesengura turebe se koko bya bintu birakunda cyangwa. Reka rero bijyanye n'ubutumwa tubisoreze hano, ahubwo twigarukire neza turebe ibyagiye bivugirwa mu butumwa. Duhereye ku bantu bagiye batanga ibitekerezo, hari abagiye bavuga ko igihe kigeze ngo iribagiza amenyane n'uwo bita cyusa. Ikindi hari abagiye bavuga ngo kamarade na Emile baba ari bo bazazana ikimenyetso kugira ngo iribagiza yibuke. Ikindi critique yajeho no kubavuga ko iminota ari mikeya. Ibyo byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ngira ngo filime Inzira y'umusaraba igitangira ni filime yari ifite, ubona ko yari ifite umurongo mwiza kandi ugumaho tugendeye ku bitekerezo byanyu. So abantu rero muze mukavuga ngo filime yarabishye, reka tubabwire ko filime itabishye, ahubwo haba hari ibibazo tekinike bimwe na bimwe biba biri kuza cyane cyane. Icyo nyeka no kuwenda nk'abakinnyi bashobora kuba barabatengushye bamwe na bamwe, so kandi baba bagomba kubasavinga. Icyo nababwira cyo team Inzira y'umusaraba ibirimo irabikoraho kandi bigomba gukemuka bikaza mu buryo. Ikindi abifuza ko iribagiza na cyusa baza bagahita bakundana, bagahita babana, cyusa agahita amenya uwo iribagiza ari we. Ngira ngo icyo ni ikintu mu bwani kigomba gukorwa kubera ko hashize igihe kinini cyane tubona iribagiza agerageza kurwana n'ubuzima, uwo bita Fabiola akamurwanya, ariko ukabona nta kintu birimo biratanga. Ahangaha rero turaza kuba serious cyane kubera ko tureba kuri kote zose. Mbene na mbere ni kuri kote y'abafana mwebwe mwese muri mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane abari muri Kenya, Tanzania ndetse Burundi n'ahandi, muri Canada, muri Michigan n'ahandi hose. Ngira ngo ni mwebwe n'ubundi bagenerwa bikorwa, mugomba gutera comment mukavuga ikintu cyifuzwa. So ariko ku rundi ruhande na nyiri film director ni ubuzimamvu yateguye story, ni ubuzimamvu abari managenda kandika, ariko tubabwira ngo n'ubundi byose nuko bigomba guhurira hamwe, ibyifuzo byanyu bikagenderwaho kandi nabo ibyo bifuze gusavinga nabyo bakabitanga. Reka rero kuri iki ngiki cyo kuba ubita iribagiza yabana na cyusa, rwose ntabwo babana mbere na mbere kubera ko kuko hari abantu benshi mu bizana mu buzima busanzwe like mukumva yuko bazana abana gusa byaba ari na byiza, ariko reka nkubwire ko uwo bita iribagiza arubatse, afite umwana mukuru, maybe ko bishobora kuba ariko ntabwo byakunda ko babana nk'umugore n'umugabo, zgani character. Turi kuvuga film ubundi no kuntu umuntu aza akajya mu buzima bw'undi muntu atari we, like ukambona mu businzi kandi ngewe ntari umusinzi, gasanga nitwa Gasazi, mu buzima busanzwe nitwa Bonheur. Uwo Gasazi na Bonheur n'abantu batandukanye, so si byiza yuko tubonera abantu mu isura itariyo, kubera ko buriya uriya iribagiza
ntabwo ari Rufonsina tuzi, tuvuge ko mu mazina yiwe nyakuri yitwa Rufonsina, ntabwo ari Rufonsina tuzi, ahubwo uriya ni iribagiza nyine isimbi. Abantu benshi muragaruka mukamutuka mukavuga muti ndakwanga, sinshaka kukubona na cyusa, uri umugome, uri incakura, ariko reka ngubwire ko bwana mu buzima busanzwe aba nta mwana mwiza, nta muntu mwiza nka isimbi. I'm telling you. So rero kuri icyo ngicyo cyo kuba iribagiza y'abana cyusa cyo reka tubishyire muri filime, natwe koko twifuza kuzabona ibyishimo bya iribagiza, kubera ko amaze igihe kinini cyane yarababaye kugeza ubwo afata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiyewe ndarambiwe, I'm tired, ngiye kugaragaza ikimenyetso cya nyacyo, nibishaka bizagere hehe. So aho ngaho hari ku kijyanye na cyusa na iribagiza. Dushimira cyane abantu bagenda baduha ibitekerezo, andika muri comment pe, nimbona umuntu wanditse comment ndende nzaza nyisome, ashyireho na nomero ya telefone, tuzahita tumuhamagara live tumuvuge mu kiganiro. nuko bitangira. Reka mubwire ngo wowe utarakora subscribe nuko wacikanywe n'ibintu byinshi cyane, ari umenye turi gutegura, hari filime turimo turategura. Twebwe ntabwo ari ibintu byo kuza kubafera cyangwa kubabwira ngo iki kintu kizakorwa cyane kizakora. Cyo nakubwiye cyo nuko twebwe dufite gahunda yo kuba dufite ahantu twagize ibintu byacu. Nabwiye ngo ikibazo gihari ni kimwe nuko tuba twarabuze public yo kubigaragazaho, ariko byose bizagenda bitungana neza cyane. Twongere tugaruke ku kindi kibazo cyaje kigarukwaho n'abantu benshi cyane, ibyo bifuza. Abandi barifuza bati mwongere iminota, iyi filime bamwayihaye iminota mike. Ndabakunda cyane kabisa, mwagize muri comment muri rekora uyu muntu wateye comment ngira ngo nanjye narayibonye, ariko ni ibintu byiza cyane kubona umuntu azaka kugira inama, nkubwira ngo murabajyanama beza. Murabajyanama beza. Iyi filime igitangira yari ifite iminota ubona ko itubutsemo cyane, nk'izindi projet zose iyo zigiye gutangira zigomba kugira iminota mike kugira ngo bitarambira abantu kandi projet batarayimenya. Ngira ngo rero aho bigeze nuko kubera ko filime Inzira y'umusaraba ni filime ngari, ni brand ngari, n'ikimenyimenyi umuntu wese wagerageje gukora kuri filime Inzira y'umusaraba, gahunda no gutwika. Muri iyi minsi niko tubyita cyane ngo gahunda no gutwika. So ngira ngo rero kuba filime ifite iminota mike ni ikintu twabonye kandi kigomba kugarukwaho kigakosorwa. Tubwira ngo tubamari impungenge kubera ko timu ngari, timu yose ikora kuri filime Inzira y'umusaraba inyuza amaso mu bitekerezo byanyu, ikumva ibitekerezo byanyu, ikaba yagerageza gukora ibintu byose yifuza. Ngira ngo iyo turi kureba filime Inzira y'umusaraba usanga ari iminota 26 kandi abantu iza bayitegereje, koko iza bayitegereje cyane ku buryo bugaragara, ku buryo bamwe baba banifuza yuko filime Inzira y'umusaraba yaza ikaba yaginyuraho nka 3 ku munsi. Urumva urugwego filime bigezweho, kandi mu gihe abandi yoshya gasura filime 3 ku munsi, ibyamubaho yabiririmbira aho bita yabiririmbira ahantu rwose hadasobanutse. Reka rero mbabwire ngo kuba ari iminota mikeya kenshi nagiye biterwa n'amafotage ahari kuri uwo mwanya, bigaterwa n'ikifuzo cy'umuntu ashaka n'ibyo ashaka kubahiriza biri imbere byiza ashaka kubaha. Reka mbabwire ngo kujyanye n'iminota nacyo kigomba gukosorwa. Ikindi harabaje bavuga ngo filime itindamo amasene, ngo ukabona ngo scene ya kamarade na Rugema iragiye kubisa iminota 6, scene ya papa Cyusa cyangwa papa Isimbi ndetse na mama Isimbi scene agiye kubisa iminota 7. Ubwo benshi cyane bakaza bakavuga ngo turabapfunyikira. Icyo nacyo tugomba kukigaho, kandi iya ni nka mistake iba yabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bwose mujye mwihangana, ahubwo muvuga muti ni mugakosore. Ikindi rero turi buzi kugarukaho, ngira ngo tugiye kugaruka kuri filime Inzira y'umusaraba. Ni filime iremera, agaragaza isura nziza kabisa. Wowe uyikunda jya muri comment wandika uti ndayikunda ariko nifuza ibi ngibi. Tuzagaruka n'ubutaka dusome ma comments yanyu tubabwire muti kabisa congratulations mwarakoze cyane.
kuri uyu munsi ngira ngo twamvaga dushaka kuza kuvuga kuri ibyo ngibyo tukarebera hamwe ibitekerezo byanyu, inyunganizi n'ibyo mwe muratanga. Tuvuga ngo nyamuneka nimba ushaka gukurikirana filime Inzira y'umusaraba ya nyayo, ndakurangira kujya ahantu bita kuri Big Family TV. Iyo YouTube channel ifite abasubscribers barenga 180. Nyamuneka nakagira umuntu ugutuburira. Ikindi n'umuntu wifata akadownloadinga filime y'abandi Inzira y'umusaraba, yarangiza akajya kuyishyira kuri YouTube channel yiwe. Rwose ndamubwiye ngo ibyo bintu ntago ari byo, nyamuneka ntabwo ari byo, habe na gato niba gukubita strike ntuzigere uza kuvuga. Ikindi iyo turimo turagaruka kuri iyi filime ntabwo tuba turimo turashaka kuyitanishinga cyangwa tuyangize, ahubwo turimo turashaka ko tuyikorera promotion abantu bari hirya no hino mu gihugu bakayikunda kandi bakayimenya. Reader, ibintu bya filime ni ibintu tuba tumazemo igihe kandi tuzi imikorere yabyo. Utabonye abantu binjira mu bintu byawe ntabwo byatera imbere. Kandi ikindi mutari muzi, iyo uri murashaka kuzamuka, iyo uri murashaka kuzura umutwe, ushakisha inzira izarizo zose, iyo utazishakishije you gotta fight it. Aribyo navuga ngo timu nkuru cyane abari ku ruhembe rwa filime Inzira y'umusaraba, umuntu rwose udownloadinga filime yanyu akauploadinga kuri channel ye, muzajye mumukurikirana mu mutere strikers. Ariko abandi bantu bagaruka bari kwishakira ibirayi bakavuga bati Inzira y'umusaraba filime nziza cyane, ibyo ni ibintu biri no mu bisanzwe na Hollywood. Filime zaho baraza bakazikoraho ama-documentaire, I'm telling you, bakazikoraho ama-documentaire ari nayo yazifasha mu kuba zaba promoted. Nimba ndimo ndavuga iyi filime Inzira y'umusaraba, hari umuntu uzaza akuvuga ati ku bundi ibi bintu ni ibiki, filime bari kuvuga Inzira y'umusaraba ikora ibiki, korite akajya kuyishaka akahita yigeraho kuri Big Family. Icyo navuga nabahaye urugero ndababwira ngo igitangira byari bigoranye kubona 150 bya views, ariko see the views now. Mugani wa run up avuga ngo see the outfit unono nawe ngera kuri channel bita Big Family TV urebere views, see the views. So byose byatutse mu buryo bugiye butandukanye. Reka nkubwire ngo nimba twabanye kuva dutangira ukaba ugeze kuri uyu munota, reka mfate uyu mwanya ngo ushimire by'umwihariko. Jya muri comment umbwire ngo ngeze kuri uyu munota nkiri kuhareba ubundi mwereke utuntu twikorera. So reka rero nkubwire ngo uyu munsi episode ya 76 iraza gusohoka. Icyo nakubwira cyo ugomba kuba uri tayari, uri na ready yo kuba wakakira ikintu cyiza, kubera ko ibitekerezo byanyu bagenda babinyuramo bakabisoma. I'm telling you, yenyita the reader, the real hustler, the real talker. Mugani hari umuntu waje arambwira ati like nkunda vibes zawe. Nakundaga Yago kuva nyiri umwana, kuko Yago bura yabaye positive cyane. Yagarukaga akakunda kwigana intro yiwe akabikunda. Rero nk'umuntu wabinsabye kubera akantu yabonye ahandi hantu, reka nimubwire ngo you already know my people. Yo today they call me a bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, warrior, the teacher, the preacher, the conductor, the vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dream, the top baddest, top connector, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, a #1 rapid test boy. I love the life I live and I live the life I love. Big energy. Reka mbabwire ngo rero nimba uri umuntu uri positive, utumva yuko wasenye ibikorwa by'undi muntu, why not wagenda udakoze subscribe? Reka rero kano kanya mbashimire n'abasezera, tugaruke duhure kuri episode ya 70, kuri episode ya 76 77 turebera hamwe ibyagiye bikinirwamo, tunagaruka kugira ngo filime yacu ikomeze ituryohere. Channel 9 ni Inzozi Films, ni imbugeza hano kiri kwireka ngo w'agaciro, kandi byose tuzabigeraho. Ciao.